mwese mukunda u Rwanda, mwaba mutuye mu Rwanda cyangwa mu mahanga, yewe n'aba diaspora, mbahaye ikaze muri iki kiganiro aho muzajya mukurikira byinshi bivuga ku Rwanda, ibyo rumaze kugeraho. Ikiganiro ni Rwanda yacu. Tuzajya tunyarukira mu bice bitandukanye by'igihugu, turebe ku byiza bitatse u Rwanda, ndetse tuzajya tunaganira na ba rwiyemezamirimo bagiye batandukanye mu rwego rwo gukomeza kujya turanga aho abantu bashobora gusura bakaruhuka bakaruhukira mu gihe bageze mu Rwanda, nk'uko muri iyi minsi dukomeje guteza imbere gahunda ya Visit Rwanda. Uyu munsi twahagurutse turenga uturere tutari duke, twerekeza mu karere ka Musanze, ndetse turambuka mu kiyaga cya Ruhondo, tujya ku birwa biri rwagati muri Ruhondo, tuganira na rwiyemezamirimo nawe ufite uruhare mu bukerarugendo bw'u Rwanda, washoye imari mu kwakira abantu bashaka kuruhuka bareba ibyiza by'u Rwanda, akubaka My Hill Eco Lodge. Araza gukomeza dusobanurira kuri amwe mu mateka y'ikiyaga cya Ruhondo ndetse na Burera, ibiyaga by'impanga mu kuvuka kwabyo, ndetse ari naho hakomoka urugomero rwa mbere mu Rwanda rwa Ntaruka ruvoma mu kiyaga cya Burera. Reka twanzike n'ikiganiro. Reka tubaho umwanya muri ka kanya keza twagiye duharira kumenya u Rwanda mu kiganiro Rwanda yacu. Kuri uno munsi reka tubabwire ngo turi mu karere ka Musanze, twagiye ku kiyaga cya Ruhondo, twatembereye, twazengurutse mu mazi, twagiye tureba ibyiza bitatse u Rwanda rwacu, ndetse ariko by'umwihariko muri kano kanya tukaba twicaye kuri Hotel My Hill cyangwa se Lodge My Hill Eco Lodge. My Hill Eco Lodge reka mubwire ngo niyo hotel cyangwa se niyo lodge ya mbere, niho hantu hambere ushobora kugenda ukarira ubuzima bwawe nimba ushaka kuruhuka. Abantu bari muri Kigali, burya rega tuba muri Kigali dushaka amafaranga, ariko nanone ni igihe kirageze ngo tujye gushaka uburyo ki n'amafaranga yacu tuyarya, kandi tuyarya tumerewe neza cyane, turuhukiye ahantu heza, turuhukiye ahantu hameze neza, turuhukiye ku byumba byiza, turuhukiye tunywa akantu twirebera mu mazi. Inyuma yacu nk'uko mubibona hari ibirwa bigiye bitandukanye, ndetse turaza gusobanukirwa n'amazina y'ibyo birwa. Reka mbabwire rero ngo ino cyangwa se hano hantu turi muri kano kanya muri My Hill Eco Lodge, murabizi abantu bize mu bintu bya geography muzi ikintu bita ecosystem cyangwa se ecosystem, muzi icyo bisobanura, uruhererekane rw'ibidukikije, muzi ikintu bigiye bivuze. Muri kano kanya rero ndi kumwe, reka mwite nk'umuyobozi mukuru, ntago ari ukumwita nk'umuyobozi mukuru, ahubwo turi kumwe n'umuyobozi mukuru, ariko by'umwihariko afatiye runini u Rwanda rwacu, afatiye runini urubyiruko, afatiye runini abantu mushaka kumenya amateka, afatiye runini waza akaguhugura akakwigisha ku bijyanye n'u Rwanda rwacu. Muri kano kanya rero reka tubahe ikaze mu kiganiro. Murakoze. Nitwa Mfashimana Gervais, nkaba ndi umuyobozi mukuru wa My Hill Investment. My Hill Investment ni company ifite ibikorwa bitandukanye, harimo na My Hill Eco Lodge. My Hill Eco Lodge akaba ari nabyita lodge ifite bar resto, ikagira n'ibyumba byiza byose byitegeye ikiyaga cya Ruhondo. Kubashaka kumenya aho iherereye rero, My Hill Eco Lodge iherereye mu karere ka Musanze, mu murenge wa Gashaki, aho mu ntara y'Amajyaruguru, ku kiyaga neza cya Ruhondo. Reka nibarize, Ruhondo twitwa kubyiruka, twabyirutse twumva Ruhondo, ndetse tukagenda twumva Burera na Ruhondo byo mu Murera. Si ako kantu banza ukadusobanurira kugira ngo abantu baririmbye indirimbo Rwanda yacu kuri defile babanze bamenye esa ibyo bintu koko. Hari abantu banaturiye hano hari batazi ubwiza bwabyo, ariko noneho tubanze tubisobanukirwe tunabimenye. Jean Paul urakoze. Ibiyaga bya Burera na Ruhondo ni ibiyaga twita ibiyaga by'impanga, Twin Lakes mu Cyongereza, cyangwa Les Deux Lacs Jumeaux mu Gifaransa. Kubera iki? Kubera ko ivuka ry'ibiyaga, impamvu byitwa ko ari impanga nuko byavutse at the same time. Kubera iki? Isi ijya kuremwa ntabwo ibiyaga byari biriho, ahubwo ibiyaga byabayeho kubera ivuka rya biriya birunga uri kureba. Iyo uri hano uba witegeye ibirunga bitanu aribyo ku ruhande rw'u Rwanda, aribyo Muhabura, Gahinga, Sabyinyo, Bisoke na Karisimbi. Kera mu myaka miliyoni zirenga 5 biriya birunga nibwo byavutse. Bijya kuvuka ngo Nyabarongo mu mateka
uburyo aho mubona inyura ubu ngubu ntabwo ari yacaga kera aho ngo yarazamuka ikanyura muri bino birunga ibirunga bijya kuvuka rero bifunga inzira Nyabarongo then hano hari bibaya amazi agaruka hano mu bibaya niko kuvuga kwa bino birunga kwa bino biyaga ikiyaga cya Burera na Ruhondo yego ikiyaga cya Burera na Ruhondo ikiyaga cya Burera gifite kilometero kare 53 kikagira ibirwa bitanu naho icya Ruhondo kikagira kilometero kare 26 kikagira ibirwa 10 cyakoze ikiyaga cya Ruhondo kikagira amafi menshi kurusha ikiyaga cya Burera kubera iki kubera ko Burera gifite ubujyakuzimu aharehare cyane hafite metero 200 tandisike aharehare cyane kuri Ruhondo ni metero 60 amazi ya Burera arakonja mu gihe aya Ruhondo arakazu yazi rimwe abakonje ubundi akaba ari meza ku buzima bw'amafi aboneka muri kino kiyaga ari nayo tilapia catfish ari byo twita inkube cyangwa clarias bimwe bigira imihore myiza cyane tukagira isambaza arizo twita silverfish tukagira n'ibyo twita indugu ayo namafi aboneka hano kandi aryoha ibi birwa rero nabyo bigiye bigira amazina atandukanye urabona ubwiza bwabyo iyo bireba rwose inyuma na ahantu heza ubutaha wenda umuntu azahatembera harebe neza yes so ibirwa rero mbere byari bituwe n'abaturage ariko ku bwa leta y'ubumwe leta nziza leta ishaka gufasha abanyarwanda bose ibavana mu manegeka ibatuza ahantu heza yafashe gahunda yo kubakira imidugudu myiza aho abaturage bashobora kubona amashanyarazi amazi meza amavuriro n'amashuri hafi yabo ubu ngubu hafi ya bose bagiye gushyiramo bajya muri midugudu leta yubakiye barimo kwimurwa mbere barimuwe kandi bameze neza aho bagiye kuvuga ngo ibirwa bigiye gusigara ari ahantu nyaburanga ari ahantu abantu bajya gusura mbese natwe dufite ibikorwa nk'ibi ngibi hafi yabyo ni ngombwa ko tugomba gucuruza ubwiza nyaburanga hari ukuntu ruhamagariraga abanyakigali gusura ibyiza nyaburanga bigize u Rwanda buriya kera niba mwarize ibiyaga bya Burera na Ruhondo biherereye mu Murera nuko warumba icyo kintu cy'umurera voilà aha ni mu Murera mukuri ara hakurya ni mu Murera gusa twebwe hano ni mu karere ka Bugarura ariko hariya aho za Rumurera harakwaruka rwa Bishingwe aha ayo mateka umugabo kabaraje aha aho hantu so rero uretse n'icyo gihe mwaririmbaga izo ndirimbo zivuga ibiyaga bya Burera na Ruhondo n'ubu ngubu muri hymne nationale y'u Rwanda harya tuvuga ngo iki Rwanda nziza gihugu cyacu Rwanda nziza uje imisozi ibiyaga n'ibirunga uje imisozi ibiyaga n'ibirunga wenda tugarukira dukoze ikosa ryo kuririmba twicaye turi mu kiganiro ariko fizikoma umuhimbyi w'iyi ndirimbo ntabwo yarari Kigali nta nubwo yari Burasirazuba nta nubwo yari Burengerazuba nta nubwo ari Musanze mu mujyi yararaha ngaha umuhimbyi w'iyi ndirimbo turi ku gicumbi cy'amateka mwebwe mudukurikiye turi ku gicumbi cy'amateka noneho y'indirimbo y'u Rwanda navuga ibyo ngibyo muvandimwe ni hehe ushobora guhagarara ukabona icyarimwe imisozi myiza idukikije ukabona ibiyaga ukabona ibirunga uje imisozi ibiyaga n'ibirunga ni ibintu biryoshye u Rwanda rwacu raryoshye kandi u Rwanda rwacu n'urwo gutemberwa n'urwo gusura visit Rwanda umuhimbyi arahangaha nanjye ntekereza nubwo mvuka kuri uyu musozi aha ni iwacu ntekereza gushora imari ni byiza kujya burya guteza imbere iwanyu ntekereza gushora imari hano kera nk'akana gatoya muri za 80 nabonaga abazungu baza bakazana amahema yabo bakaryama mu gihuru nkibaza ariko abazungu baje gushaka icyapa ariko naje gusanga
kwakunda abanyarwanda bavuga ngo wambaye kirezi ntamenya ko kera. No, ku ruhande rwanjye nasanze ikirezi kera ishoboye kubibona. Nasanze rero bari abazungu bari abakerarugendo barakurikiraga iki ubwiza burina bana barazaga bashaka kureba ibirunga neza, kubyitegereza neza uhere mu mizi yabyo. Burya kwitegereza ikirunga neza ntabwo wajya mu Kinigi. Wapi bugeze mu Kinigi ubona ari ikintu kikure imisozi nkaho nk'iyindi. Yes, idafite n'ubwiza, ariko hano ubona forme y'ikirunga uhere mu mizi yacyo. So nasanze rero icyo baza kureba, baje kurya amafi meza ari hano, baje koga mu kiyaga. Donc iyi klima ni nziza. Naje kuvumbura iryo banga ryabo rero ndavuga reka nanjye mashire business y'ubukerarugendo babazungu, aho kujya bizanira amahema nubwo yazana urabona ko ari ufite jardin nziza, panara no mu byumba byiza, kandi uri mu cyumba niba witegereje neza ubu ufite bwa bwiza bw'ustoze turirimba. Iyo uri mu cyumba nk'uko abantu barimo gukomeza kugenda babireba cyangwa se bagenda byonyine, iyo uhagaze mu idirishya ubureba mu mazi hasi yawe, ibiti byiza biguha umwuka mwiza, inuma zirirwa ziguruka ziguca iruhande, amoko y'inyoni atandukanye. Mbega reka nkubwire ngo navuga ko ari paradizo, ahubwo u Rwanda ntabwo tuzi ko ariwe paradizo ya hari ibice dufite bimeze nka paradizo. Yes. Ahantu rero abazungu barahakunda. Ikintu bakundira ni iki? Ni ya view, ni ya quiet and peaceful place. Noneho ni ya tilapia, fresh tilapia. Irobwe hano ako kanya bagahita bayimutegura akabona kari samakiri vifu nziza kana n'iyirya wumva rwose ari ifi nziza. Ngira ngo uzarabona nagendaga mbona bene bacu babera barimo kugenda bazivovora, ariko nanjye nayiriyeho mutagira ngo ntago nayiriye, kubera ko burya ujya gutera uburezi arabwibanza mwabagabo. Reka rero mbabwire ngo hano niho hantu hambere ushobora kuza, urumva ko murahaza mugatemberezwa mukigishwa amateka. Ubu ngubu turimo kugenda tubasogongeza, ariko noneho reka nibarize nanone, warutubwiye uti ntekereza kubaka ahangaha, nashakaga kugira ngo nanjye ndyoherwe na bya byiza by'iwacu. Ariko bamwe mu banyarwanda harimo n'abatazi uburyo ibyiza by'iwacu biryoha. Ubundi ibyiza by'iwacu biryoha gute ko tumona abanyamahanga aribo bakomeza kuza kuducura ku byiza by'iwacu? Muvandimwe Jean Paul, buriya dufite amahirwe adasanzwe muri uru Rwanda. Ngiye Gervais utekereza gukora projet nk'ingi, ubundi ni ibintu byandenze, ariko nanone iyo umuntu ashaka arashobora. Bazi ko hotel ariza bagiherwe ari ariko haguma ubuzima kubera amahirwe leta iduha. Uzarebe His Excellence akunda ubukerarugendo cyane. Za Visit Rwanda urazibona, abajyamamaza ibi byiza natwe tuvuga, abibwira abanyamahanga batabizi. Kabona za Arsenal, Visit Rwanda baraje, kabona ubu noneho no mu Bufaransa Paris Saint-Germain, ayo urabona ahantu ageze hose ahamagarira aba investors kuza gushora imari mu Rwanda kubera bya byiza aba yabahamagariye gusura. Nanjye rero nashatse gufasha leta, ariko nanjye nifasha ko ntabwo buri twahora twandika ngo dushaka akazi kandi dufite potentiality hano zitwiye. Banaduha uburyo baduha ibigega bitushyigikira BDF n'ibindi. No kutwereka amahirwe dufite, dufite amahirwe dukikije tuzengurutse, tuzazi ko byaza umusaruro. Niba turi kuvuga none ibyiza biri hano n'ahandi hirya no hino mu gihugu birahari, ariko giye nahereye iwacu navuga reka ntere hano mbyaza umusaruro ubwiza. Wowe ntagera kure, nigeze kugira amahirwe nkorana na JICA, ndabona umushinga w'Abayapani hano mu Rwanda. Bafite akantu bita OVOP, naga projet kakoreraga, sinzi niba kagikoramo ngubu, ariko muri za 2006-2008 ngira amahirwe yo kubona amahugurwa yabo. Muri yo OVOP mu magambo arambuye ni one village one product.
one village one product VOP. Ni ukuvuga iki baduhugura baratubwiye ngo twizenguruke aho umuntu ahagaze yizenguruke. Twarizengurutse barangije batubaza bati se ko wizengurutse ubonye iki nuko kwizenguruka. Tubabwira ibyo tubonye bati ikintu uhuje amaso yawe n'amaso y'umutima, reka mbivuge gutyo, ati aho niho hari umushinga wawe. Ikintu uhuje amaso yawe n'amaso y'umutima niho hari umushinga wawe. Ubwo batubwiraga turebe aho twaturutse, aho niho umushinga wawe utangiriye. Yes. Ntuzajya i Kigali ngo nugerayo ngo uvuge ngo ndahita mpabona umushinga nk'umuntu wamaze imyaka 5. Ntuzajya iburasirazuba ngo uhite uvuga uti ndahita mpabona umushinga. Uvuga uti ngiye guhita ngira inka zingahe kubera ko ari muri karere k'ubworozi. Rero nizenguruka icyo gihe nubwo twari i Kigali ariko nizengurukaga ngewe wiyumva inaha. Mpita ntekereza uhakora igicumbi ubu bwiza, mpita mvana mu mushinga. Kandi Jean Paul ndacyari kuri phase embryonnaire, ndacyari umutangizi, ariko hari ikizere. Oya, ubireba ntabwo yavuga ngo uri umutangizi kameme, kubera ko nimba twebwe dukurikije uko twahasuye uko twahabonye ndetse n'ababikurikira bazabikurikira kuri televiziyo cyangwa se n'abarimo kudukurikira muri kano kanya, reka tubabwire ngo ntabwo ari phase embryonnaire nkuko wari wivuze, ahubwo urimo kugerayo. Okay, nturahagera uko ubyifuza kuko buri munsi umuntu abashaka kugera aho agera, ariko noneho hari aho ugeze. Ndakeka nimba warabanje gushinga itafari rya fondation itegura cyangwa se ibati ryagiye, aho rero hari aho ugeze. Ndabyemera ntangiye kubona nyine gusara kuri bwa bwiza, kuri ya creativity yacu, kuri bya byiza nyaburanga undi gutanga contribution mu cyararugendo bw'u Rwanda. So rero warumbaje utese abantu batazi byiza by'u Rwanda tubabwira iki? Hano ubu no majyaruguru bahita kari mu gicumbi cy'ubukerarugendo kubera bira birunga n'inyamaswa zibirimo harimo cyane ingagi. Buri iyo umuntu avuye gusura ingagi abenshi muri no misi ubu dusigaye dukora advertisement ya Twin Lakes. Kumva ibiyaga by'impanga byonyine Twin Lakes nawe bigutera kumva impanga kwisi nta handi biri. Nibagiye kukubwira ko hagati y'ibiyaga byombi hariho metero 150, kimwe kiri hejuru y'ikindi metero 150 gutya. Ujya mu butumburuke niko tubyita. Burera uvuye kuri Ruhondo level, Ruhondo lake level, ugatera metero uzamuka, watera metero 150 ukaba ugeze ku kiyaga cya Burera. Bivuze ngo ni ikiyaga kiri hejuru ku musozi. Yego. So rero ibi byiza ibyo turiho tuvuga, ibi biyaga, izi ngagi, aka kayaga keza ukumva sunset izuba rirenga hano, ubona inyoni zicicikana, ubona bese n'ahantu waruhukira. Ndabizi abanyarwanda dusigaye dusobanutse stress z'akazi, ushobora kuza kuruhukira hano ukagenda usubiye mu kazi kawe umutwe refresh. Ariko kubera iki dufata indege tukurira indege ngo tugiye kuruhukira Dubai? Ikiganiro kiriho rero turwahamagarira abantu nkani bari bahazi. Jean Paul uradufasha kukinoza neza abantu bacyumve, ushiremo ibirungo urumva, ushiremo ibirungo nuzacyuva vuga ati kameme uyu munsi ndi yari kejo nzaba ndiyo. Na telefone turaziguha, uhamagara abantu ushambura ntabwo zihenze, nta madolari 100, ariko harimo icyo twita 3Bs wumve ngo ni boat, bed and breakfast. Ibyo byose biba birimo. Boat, board and breakfast. Ubwo bivuze boat ni ubwato? Boat, bed and breakfast. Boat ni ubwato cyangwa? Boat ni ubwato. Bed ni uburiri cyangwa se icyumba? Yes. N'ifunguro rya mu gitondo. Ku bantu babiri. Amadolari 100 for double occupancy. Tandisike kuri single occupancy amadolari 60, kandi nanone the 3Bs zikamukorera. Yego. So urumva rero na ahantu heza none haba hani munazi. Reka ngusetse ku tariki 5 z'ukwa mbere 2021 mu mwaka utanu hari full booking. Hari umwongereza, hari umunyamerika kazahakorera ubukwe, azaba afite abantu 50 kandi abenshi bazarara. Ni kuvuga ngo
bizaba ari byiza urumva ko yahisemo hano yeah nawe yarabye asanga this place where yise ngo it's a magical place cyangwa se place magique abumva igifaransa kubera ko turimo gukoresha indimi zose kandi abo tubwira ni ubu isi yabaye umudugudu online TVs zirakora ibiki byose kandi reka nkubwize ukuri social media zirimo gukora kuruta abantu bakoresha system iri analog n'ibindi rero reka mwebwe tubabwire muri hanze. This is the nice place where you have to lodge, where you have to visit, where you have visit Rwanda, please. Yeah, everything here in Rwanda. We have Twin Lakes. Come and see our Twin Lakes. Then you go back by saying that you visit the best place in Rwanda. That's why you have to back there. Yeah. You have to come in Rwanda and to visit our places and come and lodge in My Hill Eco Lodge. That's why we are here now and we're back to our Rwandan language. Na ndimo ndabwira rero abanyamahanga ngo mwongere muze mu Rwanda kandi muryame mu byiza by'iwacu muri My Hill Eco Lodge. Umutekano hari mu Rwanda hose. Isi yose irabizi ko dufite umutekano, baraza bakabyama no umutekano n'ifuru. Bega nta kibazo. Reka tugaruke ku kintu cya camping. Ikintu cya camping hano mufite ibyumba ariko noneho camping hano ikorwa gute? Camping hano umuntu uzana itente tumuhore arishinga ubundi izindi serivisi akazisaba zaba za bar za kota kugira umuriro ni bonfire ni mugoroba nta kibazo. Noneho nanjye very soon ndumva mu kwezi kwa Munenza afite amahema 10 azaba ari fix yajyamo kapo cyangwa y'umuntu umwe yajyamo kapo cyangwa y'umuntu umwe nzabanyafite ku buryo nanone camping hano urabona ko iryoshye iraryoshye cyane iraryoshye my friend camping ku kiyaga biraryoshye ariko wibuke ko naho turi ni nk'ikirwa ariko tukita peninsula cyangwa se peninsule cyangwa la presqu'île cyangwa presqu'île uturwa duto no mwigimbakirwa ni mu kinyarwanda no kuvuga ni nakantu kaza mu mazi kinjira mu mazi no mwigimbakirwa mu kinyarwanda nyacyo ariko ubundi mu gifaransa ni peninsule cyangwa la presqu'île abantu batazi ile ni ibirwa reka dukomeze turacyari mu kiganiro cyacu turimo kugenda ile ni ibirwa ariko nanone bikitwa island turacyari muri Rwanda yacu tugenda dusura ibice bitandukanye by'u Rwanda nkuko nababwiye kuri no munsi turi kuri Ruhondo ariko turi kumwe na Gervais akaba ari na rwiyemeza mirimo wafashe ya mbere mu guteza imbere ubukerarugendo ndetse tunashimira cyane RDB ikomeza kugenda ituba hafi mu kugenda idushishikariza ndetse no gukomeza kugenda ishishikariza abanyamahanga gukomeza gusura igihugu cy'u Rwanda. Reka rero noneho tugaruke ku mwihariko wa ino Eco Lodge cyangwa se wa My Hill Eco Lodge. Umusozi wanjye komeza umusozi mvukaho umusozi wanjye iwacu ku ivuko bega washaka kubyumva yavuga muri yo angle naho mvuka ariko umwihariko wa hano rero umwihariko wa hano d'abord ni view magical place ikindi ibyumba biri smart kandi bikozwe muri hafi 99% made in Rwanda. Wari ibikoresho birimo wari bitubati wari byo plafond ikibiramo ni kamambiri za made in Rwanda cyo ndakivuze ariko nanone reka tubabwire ngo made in Rwanda yakamambira nanjye ndakamubwiye ubutaza ahita azanamo sandari za made in Rwanda. Voilà icyo rakoze kunyubura nagitekerezaga ariko sina toilette nayo ni made in Rwanda ariko nawe warebye igitanda ariko dukurikije nuko aho toilette ziri hubatse naho ni mu buryo bwa kinyarwanda nawe warebye igitanda matera ni Rwanda form ama couvrerie ni made in Rwanda bari abo kwa Makuza ko turabamamarije bakabaye betwishyura matera ya Rwanda form gura matera nyarwanda le paradis du matera warebye akabati ukuntu gakozwe ntabwo donc ni ibintu biri traditionnel
ariko bikaza gukura rya zina ecology eco no kuvuga ngo byose biri locally made niba ariko navuga noneho warebye hasi ntabwo ari isima nta n'umwe n'amakaro so rero umwihariko wanjye ibyumba byiza bikoze mu kinyarwanda kandi bikaba biteretse ahantu heza ikindi kihagira unique igihe cyose waza hano ugomba kwasanga fresh tilapia fish. Twari tukirimo kuvuga ku kijyanye n'umwihariko wa My Hill Ecology. Umwihariko wa My Hill Ecology mwavugaga ku mafi ya tilapia, amafi muroba muri ako kanya abantu bagahita bayarya. Nagira ngo wongere ugaruke kuri uno mwihariko. Umwihariko wanyu ni uwo. Urakoze rero nahereye ku mwihariko w'ibyo dutanga. Nk'icyo nakwita ariko by'umwihariko wongere ugaruke kuri uno bwiza buri hano. Yego. Tilapia fresh tilapia fish ni spécialité de la maison. Ni kubwira spécialité de la maison wumve ngo ni ryo funguro special kubera ifi ivuye muri kino kiyaga twayitubwenti ikiri fresh ni hakishora kubisanga kuyishyana kasana. Ono umwihariko wa mbere. Umwihariko wa kabiri naho duherereye. Aho duherereye nawe witegereje uko izuba yuko urabona sunset. Sunset. Byari byose nawe ufite ikikubwiye. N'abayitegereza n'abazakurikira video bazabona byari byose bari tanukaniro by'ahandi hantu wawe warigeze kugera na hano duherereye kuri My Hill Ecology. Ikindi urabona urujya n'uruza rw'abakerarugendo. Urujya n'uruza rw'abakerarugendo nta kintu cyagenze. Ni ubwiza bwa hano kuryoherwa n'ibi byiza bya yego. So muri rusange rero My Hill Ecology iri well situated. Ahantu herereye ubwaho harivugira ni hake nkuko twabitangiye muri ya ndirimbo zereza igihugu tuvuga tutumuhingi burya ntabwo yarara handi yari ibereye hano niko kuri. So rero umwihariko byaba byinshi ariko reka tudufashije muri rusange n'abandi ababibona abazabisura. Umuntu none washaka kumenya kuri My Hill Ecology yahamagara kuzihe nimero? My Hill Ecology kugira ngo hagere wahamagara kuri 0788 5 karindwi 2 6 9 karindwi 0788 5 karindwi 2 6 9 cyangwa kuri 0788 35 24 reka rero tubabwire ko twari tukiri mu kiganiro Rwanda yacu tukomeza tuzenguruka igihugu tugenda tuganira ku byiza bitatse u Rwanda ndetse tunareba ibyiza bikomeza gutaka ibice byose by'igihugu. Twari turi kumwe na Gervais akaba ari nyiri My Hill Ecology. By'umwihariko ubwo ni twamubara nka CEO cyangwa se ni CEO wa My Hill Ecology. Reka tubabwire ngo abantu mwese mutembera muri Musanze, abantu mwese mujya ariko ubundi murajya Gisenyi kumara iki mwakase mukaza reka mashimire mwese twabanye muri iki kiganiro. Twakomeje kugenda tuganira byinshi ku bijyanye n'amateka ndetse twanabonye uburyo cy'uno mugabo yavuze ati reka nanjye ngi wacu ku musozi wacu mbashe gukora business nteza imbere agace nkomokaho. Muri iki kiganiro Rwanda yacu tuzajya tuzenguruka mu bice bitandukanye by'u Rwanda ahantu nyaburanga hagiye hatandukanye ndetse tunasura abantu bagiye bakora ibikorwa ntangarugero abandi bashobora kureberaho. Ndimana Jean Paul, reka mbashimire kandi mbatuye u Rwanda.